mukama none se ya telefone ishize hehe iraho muri saro hehe muri saro kumeza gosha gosha alo mwiriwe muraho neza ni Ndaranyubutumwa komera hayi wa nyanja we watuje nkiyambukira nkaja gusura umukunzi inshuti n'abavandimwe komera cyane umva nkubwire rero kankabyaga inzozi uzi ko narose uri kunsoma nukuri kwimana narose uri kumbwira ngo urankundaga cyane mwa reka nkubwire nupfa bazanyihambira noneho n'ikindi ariko buriya reka nkwereke nta kuntu washaka uburozi ugahacamuka amana kikagwengera mwa wageze hano se ngo iki wageze hano none se ubu ngubu koko waba wankoreye ibiki uzi gahunda zanje nawe koko oya ariko nyine nibyo ndi kukubwira nta kuntu wari urifata uvuge ubu koko ibintu waba unkoreye ni ibiki we oya ni izina ry'Imana ngaho nawe tekereza kwifata ukambwira ngo uje hano ngaha ubu tu wari uje kumara iki kama matwe mihino ubu sindi kuburira byagakwiye kwiyese none wakubuye neza cyangwa ukajya kubira ipfiri umuntu w'umutacu nzaje ndakubura ishingara yaha ngaha ubu nta soni ufite sinari kuzakubura ejo sibyo bintu nibirenze uburyo wakubura uza kuntera ibitaka ayingo ndapfusha mpagaritse uzakubura ejo ubu subwo bwiza uri gushaka wicaye mu ivumbi risa gutya ni bwiza nyamaki sinari nkubwiye ko nzakubura ejo hari umushyitsi dufite ubu ngubu ariko rero Marisa tubivuge tubisubire buriya ukundeba nashatse mfite imyaka 16 impamvu sigaranya akanyaro nuko kugira 20 ningahe ukimbereye mu iyi myaka 16 ibyo ngibyo byari byo mu kinyejana cyane ico sico ikindi turi muri viziyo ariko ubundi nari nibagiwe waseseye byari ko naryamye saa 5 zije bitari wagera hangaha wari waraye noneho uza hano bigeze nsigaye mfite akazi mfite akazi akijoro mukanya ahubwo saa 12 ndi bugende noneho ndashize ndakongotse wabonye ko kujura akora amajoro ye muko ako kazi ka nijoro mukobwa udashaka kuja guhinga ibyate bya rubanda nguje kubagarira abantu baguha amafaranga nguje kubaterera ibishimbo ubona amafaranga ako kazi ka nijoro ni kazi iki ngiyewe Mariza ku myaka mfite ngenge mu mirimo njya guhinga Umugani mu Kinyarwanda ngo ihene yirebye ubwiza bw'iritarishije uzabibona nzashakira handi amafaranga atari kujya guhinga atari kujya mu bishitsi mu biki mu bintu byose ngaho mbwisukuri ako kazi ka nijoro wabaye umudandaza amagara gusa ibyo ntabijyamo
none ibintu bya nijoro uri kwinjira muri ibi akazi ka nijoro ni ukudandaza amagara nakandi abantu ntabwo nakandi batwara imodoka nijoro abantu ntibakora irondo nijoro abantu ntibaje kuririmba nijoro no kuririmba nijoro si uri umurozi kuririmba ndavuga kuririmba mu bitaramo by'abakire ukabaririmbira abakire urabona ku mugoroba nibwo baba babonetse bafite umwanya abakire babaga bariko hari abandi bagore cyangwa abakobwa usangagayo ubwo si ukugira ngo amahabaraga abo bagore usenya ingo z'abandi oya nyine nibyo nanje ndi kukubwira hakundi wari urifata uvuga ngo uje hano ngaha ubu si wari uje kumara iki koko akose koko erega dore nuko nguko ameze nk'intare none se ahubwo oya arankubitaga ndacavuga ntaho ubonaga ko nzaga mfite n'ibiguma oya ariko rero nawe reka nkubwire wari uramanza wambwira ukambwira uti nje kuza kukureba ntese wowe urifata ukifata ukavuga ngo uraje uzi neza yuko urugo atari urwanje nje nyine ubu wari ugiye hehe ko oya ngaho nawe mbabarira umbwiza ukuri pe none se ahubwo reka nkubaza intaco none se ubundi ko wambesha ntese telefone uri kubona ndi kuguhamagaza uri kubona wowe ari yanje ukubizi hari telefone mgiraga none se ubwo ngubwo nayibona ryari mu rugo w'umugabo wawe namukirara ntese ubwo ngubwo uri kumva biragenda bite koko ngaho nawe mbwira uti ngo wenda biraza kugenda guca menye ngo ndabikora mu bundi buryo sangahe sawa urakoze ndagukundaga cyane ni ukuri nzambara ubusa ku bwawe oya mbwiza ukuri babyeyi bakowe umaze kungera aha mbwira akazi k'ijoro ukora ariko noneho reka tubyoroshye sibyo ngiye kukubwira akazi nkora ubu ngewe ni umubawunsa umubawunsa ni umuti umubawunsa uzi icyo bivuze ni umuntu ukoraga muri alimantasiyo ku mugoroba bagiraga ibintu byo guhinduranya abantu alimantasiyo ni ibiki alimantasiyo bacuruzaga icayi n'amandazi n'amata ibintu bijanye n'ibyo nakera usigaye uri kuyaga nk'uruhinja ruri kwibera iyaga ni amata ibi ni itoto ry'amata naho ubundi ntukagira ikibazo kuba nagiyeyo wese hari icyo bitwara ariko ngatenga ngiteka ibijumba bikaborera mu isafuriya ibi bijumba maze rero mwana wanje uje uragendana kenge uri kubyumva ariko ibyo byose wabikora wabireka nshaka umukwe nta bagore babiri mu nzu uzagira umvira aha uko wabonye ako kazi ushaka n'umugabo mujana ntabyo kukurambirwa byacana ariko ndanakurambiwe imyaka 20 nizi nta bagore babiri mu nzu bihaga bibiri ntibitekwa mu nkono imwe unyumve neza kuri cici imyaka 24 ntago ndi umukecuru ntago narengerana ico tukigendanemo neza cyangwa mbere umukomisiyoneri kimwe muri ibyo unshakira umugabo kuko ariko njewe sini mama wa munchakiye ndavuze ngo
ushaka umugabo ubwo bwigenge bwo gusesera ijoro ako kazi ko kuja gukora amajoro waranze gukora ku manywa ntabwo bishaka njewe nyiramama n'ikindi ma tubyoroshe umugabo arahari nuko tutarabinoza neza ibiki iby'ubukwe nyine byo kuba yanjyana urashaka gukoresha amakosi hano mfite amafaranga gacuza ubukwe uzagende nijoro isabirimo nta mpamvu yo kugira ibyo byari byanyu bya kera kandi ubu ngubu turi mu iterambere kugenda ku manywa aha iryo terambere muzazana nzarifatisha gombe iki gihe nabwo mboza ndako ewe mwana we ntacyo ariko uriya munyagore aramenze amakuru angana ameze gutya koko 8,000 ewe we ntacyo agahindura uriya munyagore yanteye ngo ni umukobwa nawe asigaye arantera stress ku buryo n'ibintu byose mpashe bampenda nkiriro udasumbwa ukinze imbagiza abasizi bakansingiza mugabo wanjye ntaragukunze yarukira sinagutaye disinagusanze nisanze mubuga kuva mu bwangavu bwanje no mu bukumi bwanje noneho mbere y'ingeri y'urugo rwawe ndandagara nkagandurwa n'abagenzi nitsamura nkikirizwa n'abagenzi nahindukira ngo mfate mu mugongo nkagangahurwa n'ubwigenge naragizwe n'ubwigenge bwawe akabona ntagukundaga koko mwana wanje ndagukundaga n'ukuri kw'Imana umeze buri munsi ubundi unkorera ibitangaza njye navuze nti njyewe ninje nawe kugeza ku mpera z'ibihe nzaba ndi kumwe nawe kugeza dupfuye kugeza tugeze gute dupfuye ariko Imana igiraga neza we ariko Mana we nikoze isi byagenze bitemwa amakuru ni meza erega ibyo bagari kukubwira nta kibazo cyanjye buriya uzaga amatana no kugira ngo abone wavuga ko none abashumba niba bari kuyajana ku ikaragiro niba bari kugajana he ntumbaze agamata kugira ngo abone n'ukubera wowe naho ubundi ntaho nenda gabona gashari wanjye urankunda ndabizi kuko nakwanga koko ntawe nakwanga ari nakumbuye no kunywa amata rwose nzanira ngomba kugagemura uko wagansa ariko Imana irankundaga we njyewe reka nkubwize ukuri nshaka kugukura muri iyi nzu nshaka kugukura muri iyi nzu ca Simiyoni kikamwara ubonaga ari umugabo koko bamba numbeshya wowe uvye ntago erega reka nkubwire kubera ko mukibanye n'amategeko umenye ko amategeko gampana ubyibuke ndacyategereje ndebe niyo mpamvu wowe ahubwo shaka ukuntu umuhimbira mbese kari umurozi kararaga ari gupfumaguza urebe ngo barahita babataye ibyo ni ibintu byoroshye ibyo bintu urumva kuko naba nziritse umugabo wanjye ahantu habi ubwo cyo none ubwo mugumane se waretse kurakara ubwo mugumane njyewe nigende impamvu yindi yihese uvuze ko iwabo barwaraga ibishorobwa ntabwo bagira bahita babatanya kubera bavuga ko nawe ari umusazi yego ahubwo ibyo ngibyo ugenda uvuge ko kararaga arahekenya amenyo uzi ko icyo kintu ari cyo uvuge kararaga atanakarabye uvuge kanyaraga no mu buriri urebe niba bataraba umuntu w'umugabo uraraga uri guhekenya amenyo uzi ngo ntabwo wewe yakumira ari guhorota wagira n'intuza n'impyisi niyo mpamvu nyine ugomba kugaragaza ibintu byose ubereke ko warenganye ibyo bintu nzanabivuga ndi kurira kugira ngo noneho ikindi uvuga ko aguteraga ubwoba no umuntu yaje mu buriri akamera nk'imvubu akanshyiraho umuhoro ngo agiye kunywa oya ibyo muhoro byoya watuma bamufunga ahubwo uravuga ko kahiritaga kajyana urusimba ukajya ngo ni urusimba rero hakugira azakurire mu nzu ni nacyo gituma ugomba kugira gute ko hagiye uramenya ubwenge
niyo mpamvu rero nawe ugomba kuvuga ati niba nshaka ndaranyubutumwa ugomba gukora icyo nshoboye. Oya ntacyo ewe ariko ntacyo reka iriya nzu yanjye nje kuyubaka nyikore neza icyo nzi cyo abakobwa bazizana nimara kuyubaka ndaje gukora uko nshoboye kose nshaka amafaranga. Mariza we ko ndacagukunda nubwo wagiye ndacagukunda kanje kwikorera ibyanje ko Imana ibishaka. Imana nishima ko mbaho nzabaho n'ubundi data wanyise haba Imana ntabwo yibesha n'ubundi hatabaye Imana nta undi muntu wabaho. ariko Imana irankunda nibyo ndi kukubwira ako wakwisiruka gikira kigabo cyawe nkaza nkakwitungira sha yewe ndikamwe urumva nyine dore nibyo ndi kukubwira urumva niba ufite n'ikibazo cy'uko wabaho ikintu wayimusigamo ukaza tukibanira cyangwa reka nkwereke niba ufite n'ubwoba uzaje mu buyobozi uvuge karugaga si uvuge karugaga cyangwa niba ibintu byo kuruga uri kubitinya uri kubona ko byaba bibi uzavuge kapfuma gusaga niba abo bose ko barwaraga n'ibishorobwa ari nayo mpamvu azaga mu buriri akagukubitiramo. ubwo mbwira ko cyumaze utazana amata sinagazanye se nyine banza umbwire niba ibyo ndi kukubwira uri kubyumva si wabaye nta kibazo gihari ko ndi kukubwira ibintu nkabona ntawe uri kuntega amatwi nje ndi kukubwira ni iki kigabo cyawe cy'ingegera wagitumuye kikagenda njewe reka nkwereke kuko nzi n'umuntu wabikoze uzaje mu buyobozi uvuge ko aguteraga ubwoba araraga ari no guhekenya amenyo araraga ari no guhirita nk'impyisi uvuga ko aguteraga ubwoba ibintu byose agukoreraga kari ihohoterwa urebe niba batarabatanye sigo ni umuntu noneho wowe twibanire mu mutendezo kiriya cya mukamana cyo rero ni ikirindagize carahwereke kiriya wamaye amata amata ndagaguha ariko nyine ikintu ugomba gushira mu rugo umutwe bwawe tekereza ukuntu tugomba kubana ese tuzaje turahora turagendana guca cya mukamana cyo ntuzagira ikibazo cararindagiye nta n'ubwenge kigiraga ahubwo kiraha telefone nakubwiraga zari kumva ariko ibyo mwana natwanya ari bikiwe